Bahaye ikaze mu kiganiro Soma Andika mugezweho n'inteko y'umuco binyuze mu ishami rya serivisi y'inkoranyabitabo y'igihugu. Uyu munsi rero turaganira kuri nimero mpuzamahanga ndangagitabo ISBN. Muri kumwe na Nyirabahire Marie Constantine. Ugiye kudufasha gusobanukirwa n'iyi nimero ISBN ni umukozi mu nteko y'umuco w'Amahoro Janine. Tujya twumva ibitabo byinshi bifite nimero, akenshi tukazisanga izo nimero ku bifuniko inyuma cyangwa se tukazisanga izo nimero ku mapaje y'imbere. ISBN ni iki kandi amateka yayo ni ayahe Janine? ISBN ni impine y'amagambo y'icyongereza International Standard Book Number, akaba ari nimero mpuzamahanga iranga igitabo nk'uko izina ribivuga. Ni ikirango cy'umwihariko gihabwa igitabo ku rwego mpuzamahanga. Bivuze ko buri gitabo kigira inimero yacyo yihariye. Nta gitabo gihuza n'ikindi ISBN niyo umwanditsi yaba ari umwe cyangwa se inzu yatunganije igitabo ikanagitangaza yaba ari imwe. ISBN rero yavutse ku gitekerezo cy'umwongereza W.H. Smith mu mwaka w'1965, itangira igizwe n'imibare 9. Nyuma mu mwaka w'1967 umunya-Ireland Gordon Foster ayongerera amakuru ayigeza ku mibare 10. Mu mwaka w'1970 nibwo ISBN yemewe n'umuryango mpuzamahanga w'ubuziranenge International Standard Organization ISO. Hanyuma rero kuva mu mwaka w'2007 nibwo ISBN yahawe kugira imibare 13. Mu Rwanda ISBN yatangiye gutangwa mu mwaka wa 2015. Murakoze kutubwira imvano ya ISBN, ariko si iyo mibare mwavuze ihindagurika, ibyo bisobanuye iki? Inimero mpuzamahanga ndangagitabo igizwe n'imibare 13 igabanijemo ibice 5 biteye ku buryo bukurikira. Igice cya mbere kigizwe n'imibare 3, 9, 7, 8 ariyo iranga ko ari igitabo. Ni igice cy'imibare idahinduka kuri ISBN. Hanyuma igice cya kabiri ni igice ndangamerekezo, ni ukuvuga igihugu cyangwa se agace igitabo cyatangarijwemo. Imibare igize igice cya kabiri iranga isano iri hagati y'igitabo n'aho cyasohokeye. Ku bitabo byose byatangarijwe mu gihugu kimwe, imibare igize igice cya kabiri iba imwe. Dufashe nk'igitabo cyatangarijwe mu Rwanda, igice cya kabiri usanga ari 9, 9, 9, 7, 7. Hanyuma igice cya gatatu kigizwe n'imibare iranga inzu yatunganije ikanatangaza igitabo. Igice cya kane ni igice kiranga umutwe cyangwa imbumbe y'igitabo. Urugero, imibumbe 4 y'igitabo DDC gikoreshwa mu itondekanyabitabo ryo mu isomero ifite ISBN zitandukanira kuri icyo cyiciro. Igice cya gatanu ni igice cya nyuma kigizwe n'umubare w'urufunguzo utuma nimero igira agaciro kandi ikaba ari nyayo. Janine, igitabo kiramutse kibaye kidafite iyo nimero ya ISBN hari icyo bitwaye? Ni ngombwa ko kigira iyo nimero ya ISBN? Kutayigira byakibuza kuba igitabo? Inimero ndangagitabo ya ISBN ifite akamaro kenshi. Igitabo gifite ISBN byoroha kukiranga, haba mu bucuruzi, mu ikoranabuhanga, mu masisiteme akoreshwa mu micungire y'amasomero n'ibindi. Nta wakitiranya n'ikindi gitabo cyangwa se ngo akiyitirire.
Uyu munsi iyo ugiye gucururiza igitabo cyawe ku mbuga mpuzamahanga zikomeye zikorera kuri murandasi, ikintu cya mbere usabwa ni ISBN. ISBN ifasha kandi mu buryo bwo kurengera uburenganzira bw'umwanditsi no kubahiriza itegeko rirengera iby'umutungo bwite mu by'ubwenge. Iyo ugiye kwandikisha igitabo cyawe nk'umutungo bwite w'ubwenge, ISBN ni ikintu cy'ingenzi cyane mu byo usabwa kugira ngo igitabo cyawe kirengerwe. Igitabo kidafite ISBN hari ibyo kiba kitujuje kandi ntabwo kiba kizwi ku rwego mpuzamahanga. Nta kirango cyihariye kiba gifite. Icyo gitabo kigira imbogamizi mu buryo bwo kugicuruza mu maguriro y'ibitabo, kugihererekanya no kuba uwagitangaje yakibonera uburenganzira bw'umuhanzi ku gihangano cye. ISBN kandi zifashisha mu ivomo, reference bibliographique. Uyu munsi mu ikoranabuhanga birahagije kwifashisha ISBN ukaba utanze amakuru yose akenewe mu byo wifashishije mu bushakashatsi bwawe. Ni uburyo bwiza kandi bwihuse bwo kubika amakuru azakenerwa igihe icyo ari cyo cyose mu hazaza. Iyo nimero rero iba ibitse amakuru y'igitabo bijyanye n'umwanditsi, umwaka, inzu yagitunganije n'igihugu igitabo cyatangarijwemo. Urakoze cyane Janine. Hanyuma uwashaka iyo ISBN yayisaba nde kandi yayisaba ati? Mu Rwanda ISBN itangwa n'Inteko y'Umuco binyuze mu ishami ryayo rya serivisi z'inkoranyabitabo y'Igihugu ku bufatanye n'ikigo mpuzamahanga gishinzwe ISBN. Ku bijyanye n'inzira umuntu anyuramo ngo abone ISBN, ubundi kuyisaba bikorwa binyura ku rubuga Irembo. Mbere yo kuvuga kuri iyi nzira ariko, ISBN isabwa n'ukora imirimo y'itangazabitabo, sosiyete, ikigo cyangwa ishyirahamwe. Abo ni bo bonyine bemerewe kuyisaba kandi nabwo bagomba kuba bakorera mu Rwanda, barabiherewe uburenganzira n'inzego zibishinzwe. Urugero ni nk'urw'ikigo gishinzwe iterambere RDB ku mashyirahamwe n'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB ku miryango itari iya leta. Uwifuza nimero mpuzamahanga ndangabitabo ISBN ajya ku rubuga rw'Irembo, akamanuka ahanditse gutangaza ibitabo ndetse n'amasomero, Publications and Libraries, ugakanda ahanditse guhabwa ISBN, ISBN Insurance. Hitamo ururimi rukunyuze gukoresha, haba mu Kinyarwanda, mu Cyongereza cyangwa Igifaransa. Hanyuma ugahabwa inyandiko rugero template wuzuzamo amakuru usabwa bijyanye n'urwego cyangwa icyiciro usaba abarizwamo, ikigo, sosiyete cyangwa ishyirahamwe. Iyo usaba ISBN ayisaba mu izina rya sosiyete, yuzuzamo izina rya sosiyete, umubare uranga umusoreshwa, agashyiramo imigereka abazwa, harimo ifishi yuzuzwamo amakuru ku gitabo agiye gutangaza, n'icyangombwa RDB yahaye iyo sosiyete kigaragaza ko ikora imirimo y'itangazabitabo. Iyo usabye ISBN ari ishyirahamwe, yuzuzamo izina ry'ishyirahamwe, umubare uranga ishyirahamwe, registration number, agashyiramo imigereka asabwa, harimo ifishi yuzuzwamo amakuru ku gitabo agiye gutangaza, n'icyangombwa cy'ubuzima gatozi RGB yahaye iryo shyirahamwe. Iyo usaba ISBN ari ikigo cyangwa urundi rwego rwa leta,
yuzuzamo umwirondoro w'uhagarariye ikigo, agashyiramo imigereka asabwa, harimo ifishi yuzuzwamo amakuru y'igitabo kigiye gutangazwa. Hanyuma y'ibyo wiyemeza ko uzatanga kopi ebyiri z'igitabo cyahawe ISBN mu gihe kitarenze ibyumweru 3, igitabo gitangajwe zigashyikirizwa inkoranyabitabo y'igihugu mu nteko y'umuco. Hanyuma ukerekwa uburyo wishyuriramo ndetse n'umubare w'amafaranga wishyura iyo serivisi. Iyo umaze gusaba ISBN, ubusabe bwayo bwohererezwa inteko y'umuco muri serivisi z'inkoranyabitabo y'igihugu. Hanyuma ugakorerwa ISBN yawe, ugahita uyohererezwa kuri email yawe. Ubundi iyo uwasabye ISBN yubahirije inzira zose neza kandi akuzuza ibisabwa mu buryo bukwiye, iyo nimero ayibona mu gihe kitarenze iminsi 5 y'akazi. Ese Uwamahoro, kubona ISBN birishyurwa? Serivisi ya ISBN ni imwe muri serivisi zishyurwa zitangwa n'inteko y'umuco. Igiciro ni ibihumbi 5 by'amafaranga y'u Rwanda kuri nimero imwe ya ISBN. Tugeze ku musozo w'ikiganiro. Janine, hari ubutumwa mwagenera abadukurikiye, cyane cyane abatangaza ibitabo? Abatangaza ibitabo barasabwa kwibuka ko nimero mpuzamahanga ndangagitabo ISBN ari ingenzi cyane. Ni ngombwa kandi ko ibitangazwa bikwiye kuba bifite ireme, binoze, kandi aho bishoboka hose byarasuzumwe uko bikwiye. Uwatangaje igitabo kandi aributswa ko akwiye kujya ahita agemura kopi ebyiri zacyo mu nkoranyabitabo y'igihugu iherereye Kacyiru mu nyubako ikoreramo Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu Minubumwe mu minsi n'amasaha by'akazi. Ikindi kandi twakwibutsa abasaba ISBN gukomeza gushyira imbaraga mu murimo unoze, kuko mu by'ukuri iyo usabye iyo nimero uba wiyemeje ko ukorera mu buziranenge. Murakoze.